banza kubaza mugomba kunyumva turakumva ariko ndabanza kukubaza ndabanza kukubaza nari bivuga vuga nawe ntutekere nataza kumanya ushobora guseka nushibanga musanga tanwanyu nyaje bayo shira ngaho mureke mbaba nari watubaza utonya kwitu ni mwana nakumwaguka mwicara uno mama no mu content icara nanga ngo naba content create bakunda kudwa turabizi papa icara aha tubaza ariko nawe nashaka kuba genda shiraho telefone yawe ndababa iyi ngiyi mwayibonye ndababaza ikibazo dore ninjye wari kubanza kubaza jedo nawe nchizo nakubaza nchizo ceceka mbanzemo ninaje mpushe ariko nje chize dore nanjye nchizo wayibonye ishi nishizeho ndababaza ikibazo nabyumvise reka mbaze urabona nyasha tatu reka mbaze ndabizi nese wacishe tukabanza ukunda vuga ukavugisha indore bireba nyine ceceka mbanze mba vuga sibyo ntabwo birakunaniye reka mbaze reka ntabwo wambaza ngo mbyumve reka mbaze mbabaze ni ukuvuga ngo isake y'inkoko kazi isake y'inkoko isake mwifata uko mwishaka isake yateye amagi hejuru hagati y'u Rwanda na Kenya ku mupaka w'u Rwanda n'Ubushinwa urumva iryo gini ry'icyo gihugu nje ndakubajije nanjye ndagusubije ibintu urabaza nk'igicucu nawe sinzi ukuntu umeze nk'ikigoyi we ndakubajije ni njyewe urumva wowe ni ari njye ndubajije undi okay ninjye ugiye ndakubajije isake nyine najye tubaze ndimo ndakubaza ni Yesu azura Lazaro ninde wayo wapfuye ugishobora ndetse nk'ino telefone ninde wari wapfuye Yesu azura Lazaro ni Yesu yari wapfuye bose bari bapfuye kuko umuntu yagiye ku Burundi bazu ngo ndabazuye ndakubajije ngo Yesu cyagiye azura Lazaro ninde wari wapfuye baravuga urumva ngo ibyo bapfuye Lazaro yakoraga mu rugo kwa Yesu yari umukozi wo mu rugo kwa Yesu yarakoropaga yari tante ni kadogo kandi yari umugabo ni kadogo ntabwo mwasomye bibiri yari kadogo ninde wari wapfuye nyine baravuga ngo ibyo yapfubirirwa n'abapfumu urumva ngo nyine abapfumu nyine harya kwa Yesu azura Yesu azura Lazaro ninde wari wapfuye nese urumva ninde wari wapfuye wowe urumva ninde wari wapfuye Kameramani yari amaki ababuretse we we tuzanya n'imbabaza ako ntabwo ari akabazo kuzuye banza nk'ikibazo nyine igice cy'ikibazo ngo bura bukwe bw'ikana bwawe bagiye undi ndari warongoye ababyengu yarabuze ndabizi kari Yesu ariko ucwa kunyongorera bagaya uri kumbesha avuga muri rusange na mikoro mvuga muri rusange kose ni yawe none wajyanye nuvuga ngo iyo bura bukwe bw'ikana Yesu yari yabukoresheje ntabwo bura bundi yari ubukwe reka mbanze mu byo ariko mbanze gusobanura ninde yari yapfuye ninde sobanurira nuvuga ngo era bidi gwega nyashi aka kanya rubaga Imana ziragufashe kushaje kandi sumbajije se ngomba nyine reka ngusobanurire iriya yari bidi ya wa mugore w'ikana bamwitaga gute kamera sheri wanuza Maria Magdalena yari sheri wa Yesu uziko baje kumukubita yasambanye Yesu akamukiza yabarakoze sheri wa Yesu nabo kikiri mu ruzibihu ndabizi wakicu abantu bakwiya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu amafaranga abanyura mu kigo simuri kumva bidakeje mushobora kongera kuwuteka ngo makuru kurabura urabona ndi muremure urabona ndi mugufi wo nakuno wakwicara ukareka kunsebya nyine nuvuga ngo ziba iyo telefone ihenze kurusha kuyivuga ngo ni ukuvuga ngo Maria Magdalena yari umugore wa Yesu yari inda yarigurishaga urumva ndi kuburana nawe ni ukuvuga ngo yarigurishaga
noneho bamufata yasambanye ese ubundi murigurisha ziba bamufashe yasambanye bagiye bazana Yesu Yesu niwe wakemuraga ibintu